ntabwo kwisiramuza bikuraho kuba ko wakandura agakoko gatera sida, mbisubiremo, ahubwo bigabanya ibyago byo kuba wakandura agakoko gatera sida. Detaye ndaza kuyibabwira mu kiganiro kirekire kuko ndibaza abantu bashaka kuyimenya. Ikindi iriya miti batanga igabanya ubukana bwa virusi itera sida ntabwo ivura, nta nubwo yica virusi, ahubwo irazisinziriza zo ubwazo zikageraho zigapfa, kuko iyo zidasinziriye zangiza immunity function cyangwa se zangiza ubudahangarwa bw'umuntu, bigatuma umuntu atabasha abasirikare be bapfa, bigatuma yaba yafatwa n'indwara zitandukanye nk'ibyuririzi, harimo amazona, harimo ibituntu n'izindi zose zishobora kwataka umuntu. Niko kazi kayo. Ikindi ngo ese ngo umuntu aribaza ati umuntu ashobora kubana n'umuntu ufite ubwandu bwa virusi itera sida ariko we akaba atabufite? Yego birashoboka, ariko bisaba ko wa muntu babana abafata imiti neza kugira ngo abe atabasha kumwanduza, ariko ntabwo byizewe, ni gake cyane. Ni ukuvuga ngo bisaba ko wafata imiti neza. Birashoboka yego, ariko nanone ntabwo wabyizera. Ni nayo mpamvu umuntu ufite ubana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida bimusaba ko agomba guhora yipimisha nawe kenshi gashoboka. Umuntu ubana n'undi ufite ubwandu bw'agakoko gatera sida bimusaba guhora yipimisha kenshi kugira ngo bimufashe, kugira ngo nawe ajye amenya uko ahagaze igihe cyose, atagomba kwirara akishyiramo ngo umuntu ari muzima kandi yaramaze kwandura. So mujye mugerageza rero kwipimisha kenshi gashobora kugira ngo bibafashe kuba mwamera neza. Ikindi muti ni ubuhe buryo umuntu ashobora gukoresha bwe ku giti cye? Uburyo narabuvuze ni orakwiki. Orakwiki irahari, umuntu ashaka kwipima we ku giti cye na mugenzi we, bayikoresha mu kanwa. Uyikeneye waza kwa muganga tukakubwira uburyo bayikoreshamo wamajije no kwihabwa. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye kubisobanura hano, ariko nanone uramutse utabizi wareba ahantu nabisobanuye neza. Mfite video yanjye igaragaza orakwiki uburyo ikoresha. Iriya orakwiki ni ukuvuga ngo ushobora kuyikoresha wowe ubwawe. Wareba aho nayikoresheje, aho nayisobanuye neza video zanjye, uburyo ushobora gukoresha iriya orakwiki, hanyuma ukamenya uburyo wayikoreshereza wowe ubwawe, ukamenya uburyo wazajya uyikoreshereza. Ndibaza ibibazo bitatu mwari mwambaje kuri